ibihe byiza. Iyi ngiyi ni Sport Journalism Galaxy TV. Ahangaha wakura amakuru yose y'imikino aba agezweho. Murayibona mwese, ngiye kubabwira ku intsinzi y'ikipe ya PRFC ubwo yatsindaga ikipe ya Kiyovu Sport ibitego biri ku gitego kimwe. Ni umukino wayihuzaga nayo ku mukino wa mbere wa shampiyona mu gice cya kabiri cyo kwishyura cyangwa se umukino wo kwishyura. Akaba ari umukino wa mbere nyine ikipe ya PRFC yarikiye muri kino gice cya kabiri cyo kwishyura, ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport no mukino wa mbere yarikiye mu gice cya kabiri cyo kwishyura. Akaba ari ikipe ya Kiyovu Sport yari yakiriye ikipe ya PRFC. Ngiye kubabwira ubusesenguzi, tugiye gusesengura tumenye ngo ni gute ibitego byagiyemo, ese amakipe yombi yarushanyijwe iki, ya PRFC ni cyarushije Kiyovu Sport, ese Kiyovu Sport kubera icyatsi atsinze igitego hadashize akanya kanini bagahita bayishyura ndetse bakayitsina n'icya kabiri. Ese byapfire nta handi ugomba gukura amakuru y'imikino, nta handi ukuri ubusesenguzi. Hangano tugusesengura byinshi byiza kandi ukumva uranyuzwe, ibyo wifuza tugeza dukora ku mutima ndetse kumba umutima z'umutima wawe. Ikintu nyine wifuza cyiza na hano ugomba kugisanga, jya ubimenya ko ari kuri Sport Journalism Galaxy TV. Wowe dufashe ukore subscribe kuko nizo mbaraga urabuduhaye, ubundi natwe tukumenyera ibyo ukwiye, tuguhe ubusesenguzi, tuguhe amakuru y'imikino yose agezweho ahangaha. Rero mbere yuko nkomeza reka mbabwire ko ndi kumwe na Kawunga nziza Nikoja. Kawunga iryoha cyane kandi Kawunga ifite intungamubiri. Kawunga umwana ajya akajya kwiga akageraho neza, Kawunga abanyeshuri bajya bakagira ubwenge. Ni ya Kawunga ujya igatuma nyine wumva ufite imbaraga, ubyibushye mu mutwe, ikoraho rwose umwana kumva ari guhumeka neza. Ndetse no ku bantu bakuru, abantu bakora akazi k'ingufu, ndakubwiza ukuri ko nta yindi Kawunga ukwiye kurya itari Kawunga Nikoja. Waduhamagara kuri 0779861818 ubundi tukayikugezaho neza cyane. Ndetse ko umuntu twaje uguze Kawunga nyinshi tumutwaza tukamugeza aho akorera. Reka nkomeze rero mbabwira ngo 11 bari babanjemo ku ikipe ya PRFC. Mwizamu hari Pavel Nzira, kuri kabiri hari Dotanga Fils, kuri gatatu niyo mugabo Claude El Capitano, kuri kane hari uwitwa Nshimiyimana Nusu Watara, kuri gatanu hari uwitwa Nijya na Clement, nomero 6 wa PRFC hari Dauda Youssef ari kumwe na Mamadou Lamine Ba mu kibuga hagati, ndetse harimo n'umusore amwita Ruboneka Jean Bosco. Ku mpande bamwita Hakimu Kiwanuka, bamwita Denis Omedi, bamwita Sheikh Djibril Watara. Ibi bishatse kuvuga ikiro kuri no line-up. Dore ngicyo kintu igitego kiza cyane, ni igitego kiza cyane cy'uwitwa Denis Omedi, rwose umusore w'umugande. Ndaza kumugarukaho byihariye, ndaza kubabwira ku gitego kiza cyane rwose ko uyu musore kuba yatsinze igitego kikaza muri mu bitego byatanaga ku bitego bya mbere ku isi nyine byatsinzwe, sintu byamuguye kuko n'igitego yatsinze murabona ko ari kiza kandi ari igitego kiza cy'umwataka. Rero uyu nguyu Denis Omedi yari yabanje mu kibuga we, dore ko kuvangira muri PRFC n'ubundi imikino yose yarayikinye na match n'imwe atakinye kuvangira mu ikipe ya PRFC, aho ubona ko arimo mu bakinnyi ashaka kuzakora byinshi byiza kandi bashaka kuzatanga akazi cyangwa se ashaka kuzashimisha abafana b'ikipe ya PRFC. Rero uyu nguyu Denis Omedi yaje kubanza mu kibuga. Uwitwa Hakimu Kiwanuka, umwe mu bakinnyi bashyashya baje mu kipe ya PRFC, yaje kubanza mu kibuga nubwo yagiye akora amakosa menshi. Hakimu Kiwanuka yarase rwose igitego cyakwiye kuba cyatumye ikipe ya PRFC yizigama n'ibindi bitego igatsinda ibitego 3, kuko hari nk'igihe Hakimu Kiwanuka yaje kubona umupira ari wenyine rwose ari kumwe n'umuzamu, kumuroba biranga amutera mu maboko, kandi wabonaga ko ari amahirwe. Agaragara ko ikipe ya PRFC yakwiye kuba yabyaje umusaruro, ariko gusa ibyaje gukunda kuko mu kibuga bibaho gutsindwa no kunganya cyangwa se no kurata ibitego birashoboka. Nawe yaje kubanza mu kibuga. Undi muntu wari wabanje mu kibuga we byanatunguranye no kubona uwitwa Sheikh Djibril Watara, umukinnyi mushya w'ikipe ya PRFC, umukinnyi utamaze igihe muri iyi kipe, dore ko ari umukino wa mbere yakinye yabanjemo. Undi mukino yakinye ni umukino wa finali bakinye n'ikipe ya Police Football Club. Uyu nguyu Sheikh Djibril Watara yagiyemo asimbuye, ariko ntiyatanga byinshi no ku mukino w'uyu munsi. Rero nta gishya yerekanye, gusa icyo twamukundiye cyangwa se icyo abafana bamukundiye, icyo abanyamakuru twamukundiye, nuko ari umukinnyi ugerageza kwiyangaja, akaza gusaba baro ukabona
ukabona ko aba yakotanye nyine si wa mukinnyi uhagarara hamwe nka Victor Mbahoma wapi, wa mukinnyi ubyigana, wa mukinnyi ujya muri danger, aricyo kintu arusha witwa Mamadou Sy, yuko Mamadou Sy nubwo akeneye kubona ko ntago ajya byigana cyangwa se ngo ajye muri danger nyine hamwe umukinnyi ahura n'abadefenseur akababyiga. Rero uyu nguyu Sheikh Djibril Watara rwose ukabona ko ibyo bintu byuje, kandi ni umukinnyi ukina nka Kylian Mbappe kuko ubona ko agira kintu no kwiyangaje agafata amabaro ndetse akabasha kuba yaha abandi bakinnyi amapase agakina na bagenzi be, dore ko ari nk'igitego uwitwa Denis Omedi yaje kurata kuri pase nziza arahawe n'uyu nguyu Sheikh Djibril Watara, n'ikindi Mamadou Lamine Ba yarase kuri pase arahawe n'uyu nguyu Sheikh Djibril Watara. Rero undi mukinnyi utagaragaye mu kibuga bigatungura abantu benshi bamwita Souane Aliou, uyu nguyu yaje ko ari ku batebe k'abasimbura. Ni ikintu rero nyine cyasanga nkaho gitanga cyangwa se gitunguye abantu benshi kuko ntaho twari tubyiteze ko uyu nguyu Aliou Souane yabanza hanze y'ikibuga, ko abenshi twumva ko uyu nguyu nyine Souane Aliou agomba kuba ari mu kibuga cyane witwa Niyigena Clement, gusa siko byaje kugenda. Yaje kuba abanza hanze kubera ikibazo cy'abanyamahanga. Mwese murabizi ko abanyamahanga bagomba kujya mu kibuga atagomba kurenga 6. Ibi bivuze ko mu gihe APR ishaka imbaraga nyinshi ku bakinnyi bataka, nta kindi kintu yagomba gukora uretse gufata uyu nguyu Aliou Souane akaba yabanza hanze y'ikibuga kugira ngo babandi 6 nyine benshi babe bari imbere nk'uko twabyifuza turi benshi. Niko byaje kugenda. Aliou Souane yaje kuvamo akina nk'utwa Nshimiyimana Nuswatara, wanagize match nziza kuko match yaje kurangira nta kosa rigaraganye twavuga ko akoze, kuko n'igitego batsinzwe ni igitego umukinnyi witwa David, umusore w'umwana cyane wavuye muri Marine FC, yaje kuba aterera inyuma ya Sirifas ari kure cyane, arakubita rwose icumu gishoti yagenda arikubita mu izamu. Byagaragaraga ko atari igitego cyagizwemo uburangare n'abadefenseri, dore ko nabwo uburyo bwonyine Kiyovu Sport yaje kuba ibona cyeka n'ubundi buryo bumwe bwabonetse mu gice cya kabiri Kiyovu Sport ikabura, ariko ni umukino Kiyovu itabonyemo amahirwe menshi yo kuba yatsinda ikipe ya APR FC. Rero APR FC nayifatirana ububihe bwa Kiyovu Sport ibasha kuba yatsinda. Undi muntu utagaragaye mu kibuga ni uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda kubera amakarita yari afite menshi atamwemereraga gukina kuri uyu munsi, bituma atagaragara mu kibuga, ariko ushobora no kuzamugura kugira ngo azagaruke mu kibuga kuko ubona ko nyine kugira ngo azagaruke bigoranye kubera performance nziza y'utwa Denis Omedi mu kiwanuka. Kugira ngo uyu nguyu Mugisha Gilbert Barafinda azagaruke mu kibuga bizamusaba gukora kandi agakora cyane birushije ko yakoraga. Undi muntu utagaragaye muri 18 bagombaga gukina bamwita Richmond Ramte. Uyu nguyu rero nawe bikomeje kumugora kuko kubera abanyamahanga nahoze mbabwira ubwinshi bwabo witwa Ramte Richmond, kugira ngo azabone umwanya mu kibuga cyangwa se kubona umwanya muri 18 bizamusaba gukora cyane, kuko ubona ko nko muri match nk'eshatu zishize uyu Ramte Richmond yatigeze aboneka mu bakinnyi 18 bagomba gukina, ndetse n'uko Victor Mbahoma Chukwuemeka uyu nawe ntabwo yagize agaragara mu bakinnyi bari kwifashwa kuri uyu mukino, kandi turabizi ko avuye mu mvune. Rero ntabwo izi nawe agaragara ku bakinnyi kwifashishwa, ndetse watunguye abantu benshi bamwita Tuyisenge Arsene Tuguma, nawe kuri feuille de match ntabwo harahari. Na Ruhamyanyikwa Ivan nawe ntabwo harahari. Rero si ikintu kiza cyane kuri aba basore kuko bafite gukora cyane kugira ngo bazongere bagaruke muri 18. Rero ni match kunaje kugenda ikipe ya Kiyovu Sport aje kubibanza ikipe ya APR FC igitego. Nababwiye ko cyatsinzwe n'uwitwa David, umusore w'umuhanga cyane wavuye mu ikipe ya APR FC y'abatoya cyangwa se mu ntare za APR FC. Rero hadashize umwanya munini witwa Denis Omedi cyangwa se Omedinho ari inyuma ya Sirifas, rwose nawe yaje gufata agapira asa nk'uko adahishije intoki, aragatera neza cyane rwose, agenda kohereza muri poto ya kabiri agana hepfo mu nguni, ahandi n'umuzamu atari gutinyuka. Igitego kiba kiranyoye rwose, cyakibaye igitego 1-1, APR FC 1 Kiyovu Sport 1. Hadashize umwanya munini rero ku mupira avuye kuri koroneri, maze witwa Sheikh Djibril Watara azamuka ashyira ku mutwe umuzamu wa Kiyovu Sport Ishimwe Patrick ahukuramo, ariko urazugwa mu biganza by'umukinnyi wa APR FC cyangwa se kuguru k'umukinnyi wa APR FC Denis Omedinho, ahita ateramo gashoti neza cyane, kiba igitego cya kabiri. Nshuti zanjye hangana ni kuri Sport Channel Imbaraga TV, dufashe kore subscribe, natwe tuzagushimire ku mbaraga uduha cyangwa se
kuri muraruda kugira dukomeze kuguha ubwino mu mikino, reka dukomeze na kawunga nziza ya Nikoja.